arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Yesu ashimwe bene data mwese aho muri. Amazina yanjye nitwa Betty Nyiramukiza, ndi mwarimu Kacyiru mu itorero rya International, paruwasi ubu ni ya Kimihurura. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, urera, urakiranuka, urihagije mu mbaraga no mu bwenge. Mwami, aya masaha ni ya masaha y'ijambo ryawe. Dusengeye imitima yacu twese kugira ngo iri jambo ridufashe, iri jambo riduhindure, kandi turagusaba kugira ngo ntaba ari twe ahubwo izina ryawe aba ari ryo. Umuntu icyo akora cyose agishobozwa nawe. Mwami, duhagaritse ikintu cyose cyarogoya ijambo ry'Imana mu bantu mu izina rya Yesu Kristo, kuko iri jambo rirera, ryabayeho tutarabaho, riraturuta ubukuru. Mwami, imitima yacu iciye bugufi cyane kugira ngo iri jambo rihembure ubugingo bwacu, kandi abari bananiwe, abari basubiye inyuma, abari bihebye, iri jambo ribagarure mu murongo, kuko ijambo ni ubuzima, ijambo ni imibereho. Mwami, waremye ibintu byose, urangije urategeka, ubihumekera mu mwuka wawe bibaho. Dukeneye kuduhumekera mu mwuka wawe, haleluya, kugira ngo twumve neza ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mwami, izina ryawe rishyirwe hejuru. Amen, amen. Imana ibaha umugisha mwinshi. Nongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya mwiza tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ubundi ijambo ni ubuzima. Intego y'ijambo iravuga ngo ibituma abantu batuzura umwuka wera n'ibituma yigendera. Intego rero ni ibituma abantu batuzura umwuka wera n'ibituma umwuka wera yigendera. Ubundi umwuka wera ni iki? Umwuka wera ni impano y'Imana, Imana itanga kubw'ubuntu gusa. Umwuka wera ni ibanga ry'Imana ubwayo. Impamvu yitwa umwuka wera nuko ari umwuka wa Kristo, Imana ishyirwe hejuru. Umwuka wera yagiye akoresha abantu Imana yabaga yahamagariye imirimo inyuranye. Twavuga nk'abahanuzi, twifashishije Ezekiel 8 umurongo wa mbere. Twabona uburyo Imana yagendaga ikoresha abahanuzi. Haranditse ngo mu mwaka wa 6 ku munsi wa 6 w'uko kwezi, nari nicaye mu nzu yanjye n'abakuru b'Ibuyuda nabo bicaye imbere yanjye, maze ukuboko k'Umwami kungwiraho narindi. Nuko ndebye mbona ufite ishusho isa n'umuriro, oh haleluya, uhereye ku rukenyerero rwe ugasubiza hepfo ari umuriro, kandi uhereye ku rukenyerero ugasubiza haruguru harabagirana, ifite ibara nk'iry'umuringa ukubye. Maze arambura igisa n'ikiganza, afata umusatsi wo ku mutwe wanjye, maze umwuka aranterura angeza hagati y'ijuru n'isi, anjyana i Yerusalemu ndi mwiyerekwa. Imana itugirire neza. Uyu mugabo ni Ezekiel, ngo yari ari mwiyerekwa ry'Imana. Aravuga ngo angeza ku irembo ry'imbere ryaherekeye ikasikazi, aho intebe y'igishushanyo gitera Imana gufuha yari iri. Nuko arambwira ati, kingura winjire urebe ibizira bakoreramo. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese ubonye abakuru b'inzu ya Isirayeli bakorera mu mwijima, umuntu wese ibitekerezo bye abishushanyiriza ahameze nk'icyumba hiherereye? Kuko bavuga bati, Uwiteka nta turuzi, Uwiteka yataye igihugu. Imana itugirire neza.
kuri 18 haravuga ngo ijisho ryanjye ntirizaba rireba neza. Imana idutabare. Uyu muhanuzi Ezekiyeli nari ndimo mbabwira abantu umwuka wera yajyaga akoresha abahanuzi, umwuka wera akabazaho nk'uko Ezekiyeli yagiye mu iyerekwa. Imana itugirire neza. Ngo umwuka aramuterura, yashakaga kujya kumwereka ahantu bakorera ibizira. Mu by'ukuri umwuka wera niwe uhishura ibihishwe. Imana itugirire neza. Twifashishije nanone Abefeso ibice 4 umurongo wa 30, naho hatubwira uburyo inyigisho zirebana n'umwuka wera. Hano rero mu gihe hari ibintu biboshye umuntu, ibyo bishobora gutuma umuntu atuzura umwuka wera, kuko turi kureba ibituma abantu batuzura umwuka wera, n'ibituma n'icyakorwa, n'ibituma umwuka wera yigendera, n'icyakorwa akagaruka. Imana idutabare. Mu by'ukuri mu gihe hari ibintu bikuboshye, haba inzangano, haba ishyari, haba inzika, haba kwikunda, haba kutababarira, ibyo byose bituma utuzura umwuka wera. Imana idusure. Mu isezerano rishya nabwo, mu isezerano rya kera nabwo umwuka wera yari ahari agakoresha abantu. Twabibonye ba Ezekiyeli n'abandi, yabazagaho igihe yashakaga kubakoresha. Ariko nanone dusomye muri Yoweri ibice 2 umurongo wa 28, niho havuga ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wera ku bantu banjye, ngo abakobwa, abasore bazerekwa, abasaza n'abakecuru bazarota. Imana itugirire neza. Aha rero bishatse kuvuga ngo umwuka wera ni isezerano Imana yaduhaye. Dukwiriye gusaba Imana ikatwuzuza umwuka wera. Dukwiriye kwihana ibyaha, kuko nibyo bituma umwuka wera yigendera. Iyo umuntu afite icyaha, ntabwo umwuka wera ashobora kubangikana n'icyaha. Imana idusure cyane. Hano muri Ezekiyeli ibice 36 umurongo wa 25 naho hadufasha. Haranditse ngo nzabanyanyagizaho amazi meza. Haleluya. Maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Imana iturengere. Aya ni amagambo avuga kugira ngo wuzure umwuka wera, hari ibyo ubanza gukurwaho. Ubanza gukurwaho iyo myanda. Ubundi Satani niwe wanduza abantu akoresheje uburyo bumwe cyangwa ubundi. Aho ijambo ry'Imana rivuze ngo nzabanyanyagizaho. Haleluya. Imana nitunyanyagizeho umwuka wayo, Imana nitunyanyagizeho amazi meza, ngo maze muzatungana. Ubundi umwuka wera n'amaraso ya Yesu bituma abantu batungana. Umwuka wera se niki? Umwuka wera ni ubutatu bwera. Ni Imana Data, Umwana n'umwuka wera. Ntabwo ushobora kubitandukanya. Imana itugirire neza. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera aba afite Imana muri we. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera, Yesu aba agenga ubuzima bwe, abamutegeka mu mivugire, mu mikorere. Iyo umuntu afite umwuka wera aba yarahuzwe icyaha n'igisa nacyo. Reka mbaho urugero. Iyo umugore atwite hari ibintu ahurwa. Nanjye ndi umumama narabyaye, ushobora kumva urukarango rukunukiye. Iyo umuntu afite umwuka wera akagera ahantu hari ibyaha arabimenya. Umwuka wera aramuhishurira. Iyo umuntu rero yakijijwe ahurwa ibyaha, nicyo kimenyetso cy'uko ufite uwo mwuka. Ubundi hari umwuka wera w'impano y'Imana, abantu bakavuga mu ndimi nshya bakagira impano. Hari n'umwuka Imana yaduhaye ikiturema, mwuka w'ubugingo. Turabizi ko umuntu agizwe n'ibice 3: umubiri, ubugingo n'umwuka. Imana itugirire neza. Turebye n'ijambo ry'Imana riravuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana, kandi mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Imana ishimwe. Hano rero haravuze ngo nzabaha n'umutima mushya. Kuri 26 Ezekiyeli 36,
umurongo wa 26, nzabaha n'umutima mushya. Imana itugirire neza. Nzabanyanyagiza nk'amazi meza, muzatungana, mbakureho imyanda yose n'ibigirwamana byose. Oh haleluya, Imana ishimwe. Nzabaha umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Imana itugirire neza. Ibituma abantu batuzura umwuka wera ni ibyaha. Umwuka wera ni Imana mu butatu. Igihe wakoze icyaha, umwuka wera arigendera. Igihe muri wowe hari ibindi bintu wimitse, umwuka wera ntabwo ajya abangikana n'ibindi bintu. Imana idutabare bene data. Hano rero dufite isezerano. Imana iratubwiye ngo nzabaha umutima mushya nimumara kwihana ibyaha, nimumara gukizwa, nimumara guhindura imigenzereze, tukareka bya bindi bya kamere, ngo Imana izaduha umutima mushya, mbakuremo umutima ukomeye nk'ibuye. Ubundi iyo umuntu yuzuye umwuka wera aroroha. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera aca bugufi. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera ahindura ingendo, ahindura imvugo. Nk'uko uriya mu mama iyo atwite cyangwa umudamu wese hari ibintu azinukwa, hari uburyo agenda yigengesereye kugira ngo umwana adahungabana uri mu nda. Iyo umuntu afite umwuka wera rero nawe aba agomba kugenda yigengesereye kubera ko atwaye amabanga y'Imana. Haleluya. Hari imirimo y'umwuka wera akorera mu bizera. Kugira ngo iyo mirimo ayikore ni uko umuntu aba nyine yabanje kugira uwo mwuka wera. Dusomye mu Befeso ibice 5 umurongo wa 18, haranditse ngo kandi ntimugasinde inzoga z'ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka wera. Ibintu byose bibatera kutuzura umwuka wera mubijugunye. Ntimugasinde inzoga z'ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka wera. Ntimugasinde ibiganiro bibi. Imana idutabare. Ntimugasinde ibiteye isoni. Ntimugasinde ubujura. Ntimugasinde amagambo yo kwiganyira n'ubwihebe, ahubwo mwuzure umwuka wera. Imana itugirire neza. Kuzura umwuka wera tubikenera mu buzima bwa buri munsi. Nk'uko umuntu akenera kurya, umuntu akenera n'ijambo ry'Imana ngo agaburire umuntu w'imbere. Imana itugirire neza. Abefeso 4:25 haranditse ngo nuko mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we. Iyo umuntu afite ibinyoma ashobora gutuma umwuka wera yigendera. Umwuka wera ntabangikana n'ibinyoma. Imana idutabare. Abefeso Paulo yandika aya magambo aravuga ngo mwiyambure igomwa, mwiyambure n'ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo z'abagenzi bacu. Imana idutabare. 26 nimurakara nimugakora icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye, kandi ntimubererekere Satani. Kuri 27 kandi bene data, bakozi b'Imana, shuti z'Imana, ntimubererekere Satani, ahubwo mufunge ahantu hose Satani yanyura. Muzabishobozwa no kuzura umwuka wera, muzabishobozwa no kwambara intwaro zose z'Imana. 28 aravuga ngo uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo, akoreshe amaboko ye, akoresha amaboko ibyiza kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Ibi ni bimwe byagufasha kugira ngo udakora ibyaha. Hano haravuze ngo Paulo arabahugura, arababwira ngo uwibaga ntakongere kwiba. Kwiba ni icyaha gishobora gutuma umwuka wera nanone yigendera. 29 ijambo ryose riteye isoni nirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose rikomeza abandi, kugira ngo uryumvise wese ahabwe umugisha, ndetse rimutere guhindukira, kandi ntimuteze agahinda umwuka wera. Abefeso
Abefeso nanone ibice 5 ku murongo waho wa 30. Kandi nimuteza agahinda umwuka wera. Abefeso 4 umurongo waho wa 30. Kandi nimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashiriyeho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Imana itugirire neza. 32. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye. Imana iduhana umugisha. Aya ni amagambo atwereka ibintu byatuma umwuka wera yigendera. Icyatuma nanone umwuka wera agaruka, icyambere mugirirane neza, mugirirane imbabazi. Niba hari umuntu wakurakaje, umuntu waguhemukiye, mubabarire. Kugira ngo utibohesha, utabohwe n'icyaha, bigatuma umwuka wera yigendera, bigatuma uteza umwuka wera agahinda. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 5 haravuga ngo kuzura umwuka wera niko kwatura ibyaha. Imana ishimwe kandi tukabireka. Nukuvuga ngo niba ushaka kuzura umwuka wera, icyakorwa kugira ngo umwuka wera agaruke mu buzima bwawe nuko wakwatura icyaha. Nta kindi kintu cyatuma abantu buzura umwuka wera, nta kindi kintu cyatuma umwuka wera wigendeye agaruka nuko uca bugufi, ukihana ubwibone, ukihana icyaha cyose kikuremerera imbere y'Imana, ukabwira Imana ngo Mana mbabarira, ukatuza akanwa kawe. Yohana wa mbere ibice 5 umurongo wa 8 haranditse ngo ubu nibwo butumwa twumvise buvuye kuri we, tukabubabwira yuko Imana ari umucyo kandi ko muri yo hatari umwijima na muke. Ubwo Imana ari umucyo rero, Imana itugirire neza, mureke twiyambure ikintu cyose cyakuremerera kikagutandukanya n'Imana. Nituvuga yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye. Nituvuga ko turi abarokori, nituvuga ko dukijijwe, ariko tukagendera mu mwijima, tugakora imirimo yabo umwijima, tukagenda twirarira, tuba tubeshye. Ese ubundi kuzura umwuka wera ni iki? Kuzura umwuka wera ntabwo ari ukuvuga indimi gusa. Kuzura umwuka wera ni ukuba ukijijwe, wararetse ibyaha, waranesheje. Tujye tubona abantu bavuga ko buzura umwuka wera, tukabona barahanura, tukabona baritigisa, barakora hepfo no hejuru. Ibyo ntabwo ariko kuzura umwuka wera. Ikizatubwira ko wuzuye umwuka wera nuko uzahinduka muri kamere, nuko uzahinduka mu mitekerereze, nuko uzahinduka mu byo ukora. Niba ukora ibyaha warangiza ukabikorana umurimo, uwo ni umwuka wera se? Uwo ntabwo ari umwuka wera w'Imana. Imana itugirire neza. Bajya bavuga ngo impano nawe ihuriye n'agakiza. Ushobora kuba ufite impano koko, ariko mu by'ukuri iyo mpano iyo uyikoresha utuzuye umwuka wera nabyo ntabwo birabishye. Impamvu bibishye ni iki? Nuko iyo mirimo iyo bayibonye ntabwo bahimbaza Imana, ahubwo baravuga bati nimurebe wa wundi. Imana iturengere. Bene data, birakwiriye ko tureka imirimo ya kamere, birakwiriye ko tureka imirimo y'umwijima. Imana iravuze ngo ni umucyo. Imana ntishobora kubangikana n'umwijima. Imana idusure. Ngo nituvuga yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye. Niba tuvuga ko turi abakozi b'Imana, tukavuga ko turi abavuga butumwa, tukavuga ko twerekwa dufite impano zo gusengera abarwayi, tukavuga ko ariko mu by'ukuri tukaba tugendera mu mirimo y'umwijima. Mu by'ukuri bino bintu biri mu mwijima, abantu bagenda bahishahisha amabanga, bakabihishahisha mu mwijima, ariko imbere y'Imana ibyo bigaragara nk'amanywa. Imana ibibona nk'ibyambaye ubusa. Ibyo abantu bita amabanga y'icyaha, Imana yo ibibimurika, ibibireba. Nituvuga yuko rero dufatanije nayo,
tukavuga ko dukorana nayo, tukagendera mu mwijima, mu by'ukuri tuba tubeshye. Iri ni ijambo ry'Imana, tudakurikiza ukuri, sibyo? Niba koko turaba umwuka, mureke tuyoborwe nawo. Ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo ari umucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Imana itugirire neza. Nituvuga ko nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Imana itugirire neza. Mu by'ukuri umuntu navuga ko nta cyaha afite, akavuga ati jyewe nta byaha mfite, ubundi kugira ngo wuzure umwuka wera, icyambere ni ukwatura icyaha cyawe neza kandi ukakireka. Umuntu utaratuye ibyaha ntakabeshye, nta mwuka wera afite. Imana idutabare. Nuko rero bene data, Abaroma 12:1, ndabinginga ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Gutanga igitambo, gutanga umubiri wawe ukaba igitambo kizima, n'ukwivanamo kamere yose, ubwibone bwose, ukumva ko atari wowe ahubwo umwuka wera ari ugutegeka, ari ukuganza. Imana itugire neza ngo nimutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Dusomye muri Yesaya 63, naho hari amagambo, ntabwo yose turi buze kuyasoma, ariko baragoma, bababaza umwuka wera, bituma ahinduka umwanzi wabo, ndetse ubwe arwana nabo. Uyu ni umuhanuzi Yesaya. Ngo ariko baragoma, bababaza umwuka wera, batera agahinda umwuka wera. Iyo umuntu agomwe, aba ateye agahinda umwuka wera, abababaje umwuka wera, ngo bituma ahinduka umwanzi wabo. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwegere Imana, mureke twegere Imana, nayo izatwegera, kandi turwanye Satani, nawe azaduhunga. Ariko umuntu nagomera Imana, abagomeye mwuka wera, umwuka wera azamurwanya. Reka mbaho urugero. Umuntu nubwo yakora icyaha akagenda agahunga akajya nko mu mahanga cyangwa n'ahandi hantu, ariko yarakoze icyaha ntakihane, uzumva umutima ugukomanga ukubwira ngo nubwo wagiye ariko ajya gusaba runaka imbabazi. Imana idutabare. Niba warakoze icyaha runaka icyo ari cyo cyose, umuti wacyo kugira ngo ugikire, hanyuma umwuka wera kugarukeho, nuko ucyatura ukakihana neza. Ariko nutakihana, umwuka wera azakurwanya. Ngo Imana irwanya bibone, ariko abicisha bugufi bene data ikabahera ubuntu. Imana itugirire neza. Imana idutabare. Reka dusome hano muri Mariko 3:29. Haranditse ngo ariko umuntu wese utuka umwuka wera ntabwo azababarirwa rwose, ahubwo abakoze icyaha cy'iteka ryose. Ariko umuntu wese ututse umwuka wera. Aya ni amagambo akomeye. Gutuka umwuka wera ni iki? Gutuka umwuka wera ni ukuba waramenye ukuri, kuba waramenye Imana, kuba waramenye amabanga y'Imana, warangiza ugasubira inyuma ugatangira guhakana imirimo y'Imana. Imana itugirire neza. Hano haravuze ngo ariko umuntu wese utuka umwuka wera ntabwo azabibabarirwa rwose, ahubwo abakoze icyaha cy'iteka ryose. Imana idutabare. Aya magambo Yesu yayavuze, dusomye hano muri Mariko 3:29. Aya magambo Yesu yayavugaga nuko abantu bari bamwise umudayimoni, bamwita Yezebuli. Bamaze kumwita Yezebuli, arangije arababwira, Imana idusure cyane, yarababwiye ngo ubutaka sorry gatoya, Mariko ibice byaho 3 turasoma umurongo waho
wa 27. Kandi nta muntu wabasha kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kumuboha, kuko aribwo yabona uko asahura inzu ye. Ndababwira ukuri yuko abantu batazababarirwa ibyaha byabo byose n'ibitutsi batuka Imana, ariko umuntu wese utuka umwuka wera ntabwo azabibabarirwa rwose. Imana itugirire neza. Dusomye hano kuri 22 ngo kandi abanditsi bavuye i Yerusalemu nabo bati afite Berizebuli, kandi bati umukuru w'abadayimoni niwe umuha kwirukana abadayimoni. Arabahamagara abacira imigani ati Satani abasha ate kwirukana Satani? Iyo ubwami bwigabanije ubwabwo, ubwo bwami ntibubasha kugumaho. Inzu iyo yigabanije ubwayo ntibasha kugumaho. Cyangwa Satani iyo yihagurukiye akigabanya ntabasha kugumaho, ahubwo ashiraho. Imana itugirire neza. Ngo kandi nta muntu wabasha kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kumuboha, kuko aribwo yabona uko asahura inzu ye. Imana itugirire neza. Hano rero ku murongo wa 30 ngo icyatumye avuga atyo nuko bavuze ngo afite dayimoni. Icyatumye avuga aya magambo ngo ariko umuntu wese utuka umwuka wera ntabwo azabibabarirwa rwose, ahubwo abakoze icyaha cy'iteka ryose. Nuko barimo bavuga ngo akorana na dayimoni, ngo ubwe ni dayimoni. Imana itugirire neza. Tekereza Yesu wagiye atubura imigati, akabagirira neza, akabarwanirira, akabakiriza abana. Dusomye hano muri ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko twabibona. Turareba hariya yakijije kiriya kirema. Mu by'ukuri abantu yakoreye ibitangaza imbere yabo, barangije baravuga ngo ntabwo ari umwuka w'Imana umukoresha, ngo ahubwo ni dayimoni. Imana itugirire neza. Yesu rero niyo mpamvu yamuteye kuvuga aya magambo. Icyaha cyo gutuka umwuka wera rero ni uguhakana imirimo y'Imana, ni uguhakana Imana totari, guhakana ibyiza yagukoreye, ugasigara uyoborwa na kamere yawe. Imana itugirire neza. Mu by'ukuri tuvugisha ukuri, gutuka umwuka wera, nutuka umuhanuzi cyangwa ukagenda ukavuga uti uriya muhanuzi yaravangiwe n'ibiki byose, wenda koko yarabikoze, uzaba ututse nyine uriya muhanuzi cyangwa undi muntu uwo ari we wese. Ariko gutuka umwuka wera ni uguhakana imirimo y'Imana, ni uguhakana ibitangaza yagukoreye. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu nibakora ibyaha nkana, ngo mbese dukora ibyaha nkana kugira ngo ubuntu busage. Imana itugirire neza. Rero dusomye hano Abaroma 12 umurongo wa 1 ngo umuntu ntabwo yakuzurumwuka wera ataramuha imitekerereze. Birashoboka ko waha imitekerereze yawe Imana itugirire neza. Abakolosayi 3:16 ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose. Amen. Kandi mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirane Imana ishimwe mu mitima yanyu. Mu by'ukuri iri jambo rishaka kuvuga ngo, dusomye hano mu Bakolosayi 3 riravuga ngo mwigishanye. Imana itugirire neza. Mwigishanye, ijambo ry'Imana ribe rigwiriye muri mwe rifite ubwenge bwose, aho kugira ngo uvuge amagambo y'amanjwe n'andi magambo mabi aguteranya n'Imana, gutandukanya n'umwuka wera, wirirwa mu maganya uvuga ngo birarangiye, ngo ubuse n'Imana navuganye nayo. Ahubwo wowe wamenye Imana, wowe wasobanukiwe, wowe wasabye Imana ngo ikubabarire ibyaha ikakubabarira, ngo ahubwo mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirane Imana ishimwe mu mitima yanyu. Nimuhura muririmbira Imana, muvuge iby'imbaraga yakoze, muvuge gukomera kw'Imana. Imana itugirire neza. Aho kugira ngo wishyire hejuru wumve ko hari icyo uri cyo, ntabwo umwuka wera ashobora kuza ugifite umutima winangiye,
ntabwo umwuka wera yaza udafite guca bugufi, ntabwo umwuka wera yaza ugifite ubwibone wumva hari icyo uri cyo. Umurimo w'umwuka wera ni uko abanza akagukuramo wowe inarijye kumva ko hari icyo ushoboye, ukumva ko ibyo ukora byose ari mwuka wera ubigushoboza. Imana iduhana umugisha. Pawulo yandikira Abagalatiya babandi babanje iby'umwuka. Imana itugirire neza. Ngo yabandikiye amagambo arababwira ngo none mwabanje iby'umwuka, none muherutse iby'umubiri. Mu Bagalatiya 2:20 haranditse ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sijya uriho ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Imana ishimwe. Nabambanywe na Kristo. Imana ishimwe. Nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sijye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Mu by'ukuri rero iyo wamaze gukira kumva ko atari wowe uriho, gukira inarijye byatuma nabyo wuzura umwuka wera. Kuzura umwuka wera ni ukuzura ijambo rya Kristo rikagwira muri wowe. Ntabwo kwera iyo tutari muri Yesu ntabwo dushobora kwera. Kwera ni gushoboka umuntu atari muri Yesu. Imana itugirire neza. Ntabwo wakuzura umwuka wera utera. Ijambo ry'Imana avuga ngo mubabera nk'uko nanjye nduwera. Nimumara kuzura umwuka wera mubwirane ibyanditswe, muhumurizanye, mubabarirane. Imana itugirire neza, mugirirane neza. Imana idutabare. Mu by'ukuri rero icyatuma umwuka wera agaruka nuko twakwikuramo ibyo byose, kureka ubwibone, kureka amagambo, kureka gushyushya inkuru, kureka gusambana, kureka kwiba, kureka kuroga, gusenga ibishushanyo, gusengana umutima utamenetse utihannye. Mu by'ukuri nujya gusenga ujye usengana umutima uhindutse, umutima wihannye, umutima uciye bugufi. Imana ikugirire neza. Uwuzuye umwuka wera ashyira Imana imbere. Imana idutabare. Mu Byakozwe n'Intumwa 13:9 aha naho waza kuhasoma ngo Pawulo yuzuye umwuka wera aramutumbira. Imana itugirire neza. Ibyakozwe n'Intumwa 4:31 ngo bamaze gusenga aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuzwa umwuka wera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera ashobora kuvuga ijambo ry'Imana ashize amanga. Imana itugirire neza. Iyo umuntu kandi atuzuye umwuka wera ashobora kubeshya. Dawidi ngo umunsi umwe ngo yari arimo agenda ngo arangije abona umugore wa Uriya, arangije amutumaho akora icyaha. Noneho Dawidi rero yaranditse hano muri Zaburi 51 umurongo wa 13 aravuga ngo yanga k'umurimo, aravuga ngo Dawidi ni wa wundi wakoze icyaha akaryamana n'umugore wa Uriya ubwo yavugaga ngo ajye ku rugamba. Dawidi rero yaje kuvuga ngo mwami ntunkureho umwuka wawe, ntundeke Mana, ntumpishe mu maso hawe. Imana itugirire neza. Dawidi asengera isengesho yaravuze ngo ntunkureho, ntundimbure. Mu by'ukuri Dawidi yari yakoze icyaha, ariko aza kumenya ko yakoze icyaha aca bugufi arihana. Muribuka ubwo Natani yamurondoraga ntiyigeze yinangira, ahubwo yagize ate? Yarihannye. Imana itugirire neza. Imana rero idufashe uyu mugoroba twongere duhinduke, twongere dusaba umwuka wera atwambika imbaraga. Mariko 3:10 naho hari amagambo meza waza kuyasoma ngo icyatumye avuga atyo nuko bavuze ngo afite dayimoni. Mu by'ukuri tekereza kugira ngo babwire Yesu ngo afite dayimoni. Mu by'ukuri rero gutuka umwuka wera ni ukwanga umurimo wera, ni ukwanga umurimo w'Imana, ni ukwanga imirimo y'amaboko y'Imana.
Imana idutabare. Iki cyaha gishobora gutuma wiheba pe. Iyo watutse umwuka wera ngo nta n'ibindi byiringiro, ikintu cyatuma ugira amahoro muri wowe nuko waca bugufi ukabwira Imana ngo Mana mbabarira, ukabwira Imana ngo Mana narakugomeye, mpindura. Yesu ashimwe cyane. Ongera unyibuke. Yohana 12:37 haranditse ngo nubwo yakoreye ibimenyetso byinshi bingana bityo imbere yabo, ariko ntibaba bakimwizeye. Yabakoreye ibimenyetso byinshi, abakorera ibitangaza, ngo kugira ngo ijambo ry'umuhanuzi Yesaya risohore, iryo yavuze ngo umwami ninde, wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe ndi. Yabahumye amaso, ibanangira imitima, ngo be kurebesha amaso no kumenyesha imitima, bagahindukira ngo mbakize. Imana itugirire neza. Icyaha cyo kutizera umwami Imana gishobora gutuma n'icyaha mu by'ukuri gituma umwuka wera ababara, agira agahinda. Imana itugirire neza. Icyaha gituma utemerera umwami ngo akuyobore. Iyo watutse umwuka wera n'icyaha kigutandukanya n'Imana totali. Erega icyaha cyo gutuka umwuka wera ni uguhakana ibikorwa by'Imana. Mu by'ukuri warakijijwe, umenya Imana, wizera Yesu, ukorana nawe, ugendana nawe, ariko usigaye uvuga ngo umwuka wera ninde, ngo Imana ni iki. Imana idutabare. Ngo nubwo yadukoreye byose, n'ubu ntituramwizera. Imana idutabare. Yadukoreye ibintu byose bishoboka, atugirira neza, araturinda, aduha amahoro, aduha ibyo tumusaba, aduha ubugingo buzima. Haravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ububasha, abaha n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngo abo ntibabyawe n'umugore, abo ntibabyawe n'ububasha bw'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Imana itugirire neza. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo umwuka wera, utuka umwuka wera, Imana idusure. Mu by'ukuri reka mbabwire, ukarinda upfa waranze kwihana. Tekereza, ukarinda uva mu mubiri, Imana ikagusura, umwuka wera akakubwira ngo wakwihannye, umwuka wera akakubwira ngo wasabye imbabazi runaka, umwuka wera akakubwira ngo waretse iyi mirimo mibi, ukarinda uva mu mubiri pe waranze kwihana icyaha. Mu by'ukuri nta muntu uba warasezeranye n'urupfu, ntabwo uba uzi igihe uzavira muri uyu mubiri. Icyaha cyo gutuka umwuka wera rero ni ukurinda upfa utarizera Imana, ni ukurinda upfa utarihana. Biravuga ngo ntihazaba hasigaye igitambo icyo ari cyo cyose. Imana itugirire neza. Abaheburayo 10 niho hakonfaminga neza icyaha cyo gutuka umwuka wera. Ubusobanuro bwabo buravuga ngo niba dukora ibyaha nkana. Abaheburayo 10:26, niba dukora ibyaha nkana, tuba twaramaze kumenya ukuri. Imana itugirire neza. Ngo nta kindi gitambo kiba gisigaye. Icyaha cyo gutuka umwuka wera ni icyaha kijyana umuntu kurimbuka ku iteka ryose, kandi ni icyaha cyo kwanga imbabazi za Yesu. Kandi mumenye ko nta rindi zina twahawe mu isi no mu ijuru ryo gukirizwamo. Imana itugirire neza. Abantu dukwiriye kwiyegurira Imana. Wirinde gutuka umwuka wera, kandi twe guteza umwuka wera agahinda, kwanga imbabazi z'Imana. Iyo wanze imbabazi z'Imana uba uteje umwuka wera agahinda. Imana itugirire neza. Ngo niba dukora ibyaha nkana, turimo turagana ku musozo bene data, niba dukora ibyaha nkana, nta zindi mbabazi, nta kindi gitambo kiba kigisigaye. Kwirirwa ukeresa umwuka w'Imana ni ukuri umwuka wera afite agahinda. Nshuti y'Imana, Yesu arambuye amaboko kugira ngo akugirire neza. Rero navuga ko gutuka umwuka wera nuko twaba duhakana, kuko hanavuga ngo niba dukora ibyaha nkana,
tumaze kumenya ukuri. Niba waramenye ukuri ugakora icyaha ukavuga ngo apongoreka ngikore ngo nzakihana, ubwo se urumva ututse umwuka wera. Imana idusure. Ndagira ngo rero tugane ku musozo dusenga Imana. Niba ushaka ko dusengana, ndasaba ko twasenga umwuka wera akagaruka mu buzima bwacu, Imana ikatwambika imbaraga. Aho muri rero mumfashe dusengana Imana. Mwami, duhe gusobanukirwa umwuka wera, duhe kwizera imirimo yawe Mwami, uduhindure basha muri Kristo Yesu. Fasha umuntu wese guhindukira no kwihana, kugira ngo ibyiringiro byigire juru mu izina rya Data wa twese. Mwami, turasaba kugira ngo umuntu wese wumvise iri jambo, umuntu wese waguye agasubira inyuma, umuntu wese wari ufite impano z'umwuka wera akagwa akava mu byizerwa, turamusengeye mu izina rya Yesu. Dusengeye abantu bose baguye, dusengeye abantu bose batarakizwa. Ijambo ryawe ratubwira ngo ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, ngo ariko abamwemeye bose bakizera izina rye ryiza, yabahaye ubushobozi, abaha n'ububasha bwo kuba abana b'Imana. Turasenze ngo uyu mugoroba wongere uturengere, utugirire neza, wongere utugarukeho Mwami, wongere utwuzuze umwuka wera. Mwami, dore tumaze igihe dusenga dusaba ngo udusure, dusaba ngo ukureho ikintu cyose kidutandukanya n'Imana, kandi Mwami uturinde gukora ibyaha nkana. Mwami Yesu, turagusabye kugira ngo umwuka wera w'Imana ntatuveho, ahubwo umwuka wera atugumeho kugira ngo dushobore kunesha. Turagushimiye kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza.